Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Muhanga. Inyubako izwi nko kwa Jacques iherereye mu mujyi wa Muhanga ikaba yahagaritswe by'agateganyo ni mu gihe yakoreragamo abacuruzi barenga ibihumbi 4. Bakaba barimo bibaza nimba ino nzu izahagarikurwa ryari, ni mu gihe iyi nzu umucuruzi umwe yari yarayishyuye amezi agera kuri 5. Ni mu gihe rero bagiye guterwa igihombo n'ino nzu y'ubucuruzi bafunze kubera ko itujuje ibisabwa, no kuvuga ngo ifite umwanda mwinshi, niyo mpamvu bayifunze cyangwa bayihagaritse by'agateganyo. Reka tugaruke mu karere ka Kayonza. Abaturage bo mu kagari ka Kageyo mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza barishimira ko bahawe ibitaro bishyashya mu gihe ibitaro byabo bindi byari byarasenyutse, inkuta zaraturaguritse, ariko ubu ngubu bakaba bajyanwe bahawe ibitaro bishyashya byiza cyane. Bakaba ari byo bintu bari kwishimira mw'iki gihe. No munsi turi tarike 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero dukomereza mu karere ka Muhanga kugira ngo tumenye ese iyi nzu yafunzwe byagenze bite, ese iyi nzu yari yujuje ibisabwa, ese ino nzu yaburaga iki. Mu gihe ino nzu y'ubucuruzi iherereye mu karere ka Muhanga mu mujyi wa Muhanga izwi nko kwa Jacques, iyi nyubako yari ifite umwanda mwinshi, niyo mpamvu bayihagaritse. Nimvuga umwanda umve ngo inyuma yaho hari aho bihereraga, ariko toilette z'iyi nzu zari zaruzuye, ubwo umunuko wasangaga abantu mu muhanda. Ni mu gihe wahacaga ukagira ngo barimo barayividura. Ni mu gihe rero ibi byabaye, iyi nyubako amatoilette yabo banga kuyavidura. Ni mu gihe nyiri ino nyubako nta bushobozi bwinshi yari afite ku buryo yaza akahita avuguruza ino nzu. Byumvikana ko mu bimwe abaturage bavuze bakorera muri iyo miryango, uyu mugabo afite umwenda wa banke, aba arimo yishyura banke, niyo mpamvu ataba yitaye ku nzu yiwe. Ni mu gihe abaturage basanga ibihumbi 4 bacururizaga muri ino nyubako bishimiye ko iyi nzu igiye kuvugururwa bakayisubiramo imeze neza, ariko nanone bakaba bafite agahinda yuko bari bishyuye amezi 5, ariko babasezeranyije ko bazatangira kubara bitewe n'igihe ino nzu izarangirira kuvugururwa kugira ngo bongere bishyure. Ni ukuvuga ngo nabo nubwo bagiye kumara iminsi badakora, ariko iyi nzu nibongera bakayihagarukura rwose bazongera batangire bundi bushyashya, babare ku kwezi kwa 1, kwa 2, kwa 3, kwa 4, kwa 5. Basezeranyije ko batazahomba. Mu gihe nyiri ino nzu yagiye kubyirukankamo arimo ashaka ibikoresho kugira ngo aze aviduze ino nzu bagaruke basanga nta mwanda ifite. Ni mu gihe mu karere mu gihugu mu turere tugize umujyi wa Kigali cyangwa mu turere tugize igihugu cyose, akarere kazaga inyuma mu mwanda ni akarere ka Nyamagabe, ariko ndabona akarere ka Muhanga nako kagiye kuzajya kaza inyuma. Uyu mugabo aratwika, ibaze ko toilette zuzura ntazividuze, ngo bwategereza abazicururizamo ngo nibo bazazividuza. Ibi ntabwo ari byo kabisa, ntabwo bishoboka. Rero nuko byagenze mu karere ka Muhanga. Reka tuhave twigira mu karere ka Kayonza. Abaturage bo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kageyo mu mudugudu wa Mwiri mu karere ka Kayonza barishimira ko bagiye guhabwa ibitaro bishyashya, mu gihe aho bakoreraga cyangwa bari basanzwe bivurira inzu zari zaratangiye gusaduka, zarajemo ibikomere cyangwa imidite. Ni mu gihe umurwayi umwe yagize kujya kwivurizayo birangira ahubwo ahakuye inguma zirenze. Ibi bitaro biherereye mu karere ka Kayonza mu kagari ka Kageyo mu murenge wa Mwiri, niho ibi bitaro biherereye. No munsi turi tarike 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Ejo bakaba ari bwo bafunguriwe ibitaro bishyashya. Abaturage rero bagakomeza gushimira leta y'u Rwanda ibareberera ko nta kintu iba itakoze ku bwabo. Rero kora subscribe ukanda inzogera kugira ngo tugaruke mu yandi makuru ari buze gukurikira. Ndetse nyine twarinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina kidasamura. Niyo mpamvu mu kanya ngiye kubagezaho itangazo rya guverinoma y'u Rwanda no